Yesu databuja nzamukorera ntacogora iz'ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mw'isi aryama ninyirangiza azampamagara ngeze mw'ijuru amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye mwitaba. Dusome igitabo cy'Itangiriro, turasoma igice cya 7. muri bwihanganirira ijwi nasarayemo, ariko ndakeka muri kunyumva. Imana ibahe umugisha. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 7, turasoma dore ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 7 turasoma dore ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Namwe niko musomye? Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira Nowa ati, uko Imana ivuze, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari we mbonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. 2, mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2 ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzororoke rube mu isi yose. Uri gusoma namwe? Kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka yamutegetse. Umwami adufashe. Musome hejuru yaho gatoya mu bice 6 umurongo wa 21. Uri kuhareba, mwihindura urupapuro naho ngaho hejuru yaho. Haravuze ngo kandi uzijyanire mu biribwa byose ubyihunikire, bizaba ibyo kugutungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Amen. Dusome Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma igice cya 29 n'umurongo wa 11. Yeremiya igice cya 29 n'umurongo wa 11. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 29 n'umurongo wa 11. Haravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Amen. Mwakire neza amagambo y'Imana. Abantu baje nivuze, nitwaye Atuwabare Germaine, ndubatse ndi umubyeyi, mfite umugabo, mfite n'abana, umukristo muri ADPR. Naje nturutse i Kigali mu karere ka Kicukiro ku itorero rya Kicukiro Sheri. Yesu aduhana umugisha. Mfite intashyo za bene so, nimuzakire mu izina rya Yesu. Hanyuma ikaze mu ijambo ry'Imana. Ndabashimiye mwebwe mwese mwicaye mutuje gutya imbere y'Imana. Imana ibahe umugisha. Shimiye n'abandi badukurikiranye ku ikoranabuhanga kugira ngo bumve ibyo Umwami ari bucishe muri iteraniro agaburira umukumbi. Imana mwese ibahe umugisha. Nari kuze ngo Imana ibahe umugisha. Ndi kubona ukuntu mutari kuwakira,
ngewe ndumva nkwisabira kuko naje nturutse kure nari mvuze ngo Imana ibahe umugisha. Imana gusenga barabikora. Hanze iyo uhuye n'umujura kubizi ko ari umujura ntugete ko mwakishika mukajya muza gusenga ngahita kuvuga ngo umva mere bana ngo natwe turasenga. Donc bo barabivuga ariko umwihariko wacu twebwe iyo twageze hano turabikora. Niyo mpamvu haba kuririmba, hakaba kubyinira Imana, hakaba gutura, hakaba gushima, haleluya, hakaba gusenga. Twebwe tuba turi kubikora ntabwo tubivuga gusa, twe turanabikora. Imana ibahe umugisha rero. Nashimira ubuyobozi bw'itorero bwanumiye gufatanya bwa Korode ndetse n'abayobozi b'itorero. Imana ibahe umugisha. Korode twarabanye nari wo mu Rukiri turaziranye. Ndamushimira ko yaguma imbere y'Imana. Igihe uhaherukira hari abantu bahavuye, hari ibintu babivuyemo, hari abo bibwira ukagira ngo urabwira urundi rurimi. Warakoze kuhaguma. Imana iguhe umugisha. Hanyuma nongeye guhura na Maranatha bacu, natwe dufite korali yitwa Maranatha. Hanyuma yenda baramukije mu izina rya Yesu. Uburyo mwaje mwambaye neza amateraniro yo mu migezi, umwami azabagororere. Imana ibahe umugisha. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana izakurinda. Hanyuma utabyakiriye neza mvuga ko uzabakubita se. Narivuze ngo Imana izabarinda. Nibyo tugiye kuganira. Bibiliya ivuze ngo iki? Iyo nari nzi ko nasenze, ni mu buzima busanzwe nari nzi ko nasenze. Najyaga mpagarara n'imbere y'abantu nk'abantu mundeba narasenze. Nyine ko nari mbizi. Nasanze ntarasenga. Nafashe umwanzuro wo kubitangira. Ibintu byo gusenga numva ndabitangiye. Narabyihoreye kugera kubwira abantu ko nasenze, ahubwo ngiye kuzambabwira ko mbitangiye. Haleluya. Impamvu nagize ubwoba, hari umuntu umbanjirije aravuga ngo we yabitangije muri 88. Nanyumvise icyo gihe mfite utwaka bari bakimpeka mu mugongo. Urumva ni kera. None naje nje hano namusanze yicaye mu rusengero. Urumva ntabwo turasenga. Maranatha ntabwo murasenga. Nibyo mwigira. Urabona aracyahicaye. Ikindi kintu nari nzi ko nasenze, hari impamvu ndi bubabwire. Habayeho igihe tukizira mu materaniro, twazamo, waza muri korali mu gihe nahamagariwemo, wazamo wambaye pasure bagita gusubizayo. Hari abantu babizi ibyo bintu. Ugahita usubirayo kandi ufite umutima mwiza. Ukicara hariya abandi bakaziririmba, kuko wambaye ibintu korali itageze gute itemera. Hari n'igihe wazaga ukaza udateze igitambaro. Ni kuva muri iri dini ryacu reka niryo najemo rya ADEPR. Munyikirize ngo amen. Waza utagiteze nabwo bikakurangirana utaririmbye, ukicara hariya abandi bakaziririmba, nta bintu byinshi. Urumva icyo gihe twarasengaga. Munyikirize ngo amen. Noneho twarazaga tukanabyina mu rusengero ruri mu vumbi, twabanje kuruvomeramo amazi, ivumbi rikazima, tukaba twicaye no ku matafari. Ntabwo urumva twari twasengaga. Haleluya. Noneho ngira ngo twarasenze, ako twari tutarabonaho umuntu asenga hanyuma agasinzira ari mu rusengero, yakanguka agahita akomereza aho bageze. Urumva bije vuba. Natwe mbese ubu dufite ibintu twakiriye, twiyemeje ko tugomba kubana nabyo kandi tugakizwa. Ko mutanyumvise. Yagendanye n'abigisha. Ayinjirwa ngo na umurima wari urimo amasaka, kandi nibo bayabibye, imbuto ari bo bayitoye. Hanyuma ngo barebyemo babonamo urukungu. Baramubaza bati byagenze bite? Uru rukungu rwavuye he? Arababwira terega umwanza basinziriye gato. Umwanza yoro rushashiramo
arangije aranigendera. Se murahari? Abigishwa batese tururanduye. Yesu ati hoya, ahari mu ruranduye mwandandurira n'amasaka. Murabyumvise? Arangije bati hoya, twebwe urukungu turaruzi. Yesu ati murabesha ntago muruzi, ninjye nduzi. Abigishwa bati turaruzi, naho rwaraye turahazi ko atariho rwagombaga kurara. Se muri hano? Imana idufasha kandi tugire neza. Burya baba baruzi. Nigeze kubwira Imana y'ubwani wampaye akanya gato nkagusigariraho. Sanga insizeho yasanga nduranduye. Ubwo kandi urumva ko yakondi umuntu najya mvangamo n'amasaka. Ko mutabyumvise? Kubera ko ndinde nayo ntiyansigaho rero. Imana idufashe. Abijije baramubaza batese waretse ko tukarurandura ko niyo ruri kunywa tuba turureba. Se mu burya baba baruzi. Yesu araje avuga ati mubyihorere bikurane, kubera yuko hari byashe urukungu rwashareye imizi mu masaka. Muramutse mururanduye n'amasaka yanjye mwagira gute? Mwayarana. Abigishwa batese ushatse kuvuga iki? Yesu arababwira ati ntago mubizi, wa mwana wo kwa runaka nirwo rumwishyurira amashuri. Muramutse n'umururanduye n'umunyeshuri yaranduka, bigire nkaho mutakumvise. Arangiza bati none nimubireka bigira gute? Urumva bihawe uburenganzira bwo kugira gute? Ntabwo bikemewe ko bigira gute? Birandurwa. Se murahari ngo munyikiriza ngo amen. Nubireba urasanga twarakoresheje imbaraga z'umurengera mu gihe cyahise. Twarwanya intambara, tuyirwanisha ibifaru kandi turwana n'umubu. Twari tuzikeneye ubu ngubu turi kurwana n'ibigaragara. Ko mutanyumvise? Uzi gufata amasengesho y'iminsi 7 nkaya wa mwana bavuze wari waje kuba mu rusengero 7 ukayimara imbere y'Imana usaba ibiryo. Urumva udakoresheje nyinshi, kandi ibyo yaravuga ngo nimusenga mujye musaba ibyo kurya byanyu by'uwo munsi. None ushoye 7 yo gusaba iki? Turi gusaba Imana ngo izi mbaraga twakoresheje zitugarurire, kuko ubu niho tuzikeneye. Namwe murabona ariho tuzikeneye. Hasara abazifuza nkanjye, Imana ibahumusha mu izina rya. Niho tugize gute? Tuzikeneye. Hari n'ukuntu wabyukaga ugahita uyasenga nk'itatu nta n'ibyifuzo ufite, kwiturambikaho nyine nta kundi. Akwanza uri gusengera icyo kumva ntacyo. Ko yagusenga gusa tu mbega imbaraga, ariko dusisabye umwami ngo azitugarurire, kuko ababisha bari imbere n'inyuma. Aravuga ngo nyamara nkwinginge Kristo undinde ibicumuro. Kera twari dufite uburyo twasengaga muri aya turi gusenga. Nana twaba turi gusenga uwari uyoboye akavuga ati muya muretse hari ikintu numvise. Ati wumvise iki? Mwabonye ko yumvise ko hano harimo abantu bashaka gushima kandi bagahita baboneka. Agahita avuga ati hano numvisemo ijwi ry'abantu bashaka kwihana. Tukaba duparitse ibyo twari turimo, abantu bakabanza bakagira gute? Akihana. Noneho bataza abababonye bakabatuzanira. Ntabwo mubizi? Abababonye bakagira gute? Tukabona kongera gusenga. None ubu ngubu ko murahari, ubu byakwemera kubera amasaha abagerwa ku rushyi, kubera yuko isi yarihindurije. Aheraga ibijumba 7 harahe kwera 3. Ko mutanyumva? Ntabwo bitwemerera kuhatinda mwene ako kageni. Birasaba yuko wumvise yiyarura we nta umuteruye. Munyikiriza ngo amen. Birasaba ko wumvise wayizana ntawe ugize gute? Ntawe umuzanye. Imana itufasha kandi tugire neza. Hari n'ukuntu wabaguhagaze mwaba muri kuririmba wamwumva iruhande rwawe, indirimbo ukaba uyihagaritse zimwe muretse.
ukaba bitejemo ambutiyaje. Izo ambutiyaje muraziheruka? Nta bantu bazikumbuye nkanjye? Ariko mana, bamwe barazizi, abazumva barazizi. Naho ukabanza ukamukuramo, akabanza agakemura ibyo, akabona kugira gute kuririmba. Noneho rero biragusaba imbaraga zo gufashwa hahagaze. Ko mutanyumvise nimunyikiriza ngo amen. Banyamasengesho mwateraniye i Nyamata muvuge ngo amen. Biragusaba kuburirimba ukabona wuzuye kandi ahari. Okay, tubyihorere ndabona ibyo mutari kubyumva. Kampindura urundi rupapuro. Unyikiriza ngo amen. Hanyuma yavuze ngo nzi ibintu nibwira mu buzima bw'Imana. Yari ifite ibintu yibwira ku muntu yaremye, na buri munsi ibi byibwira. Niyo mpamvu tudashiraho. Hano abarokore barapfa bakazuka. Muhura uyu munsi yakennye, ejo mugahura kuri rivarisi yerekera y'Ubushinwa. Kamubaza utese byagenze gutata Imana yaraje. Mugahura uyu munsi atagiye mu kazi. Ukamubaza utese byagenze gutata ibya bintu nacuruzaga byarahombye. Ubu ngubu nta kazi ugira ati ntako. Ukabona yapfuye. Hashira amezi 7 ukamusanga mu iduka rigaga nk'amayeri meze gutya. Kamubaza utese byagenze gutata ibya bihe Imana yarabihinduye. Hano ntidupfa. Munyikiriza ngo amen. Turapfa tukazuka. Iyo uyizeye urapfa ukongera ukazuka nta birenze. Imana itubereye maso. Hanyuma yarize ibintu yibwira. Bicaye mu ijuru bavuga ngo tureme umunase natwe. Haleluya. Ndaguhumurije mu izina rya Yesu. Ukusa kose usa n'Imana. Ntagira wongera kugutera ihahamuka ngo uri mugufi yangureshya n'ingingo z'amakuru. Oya, uko kuntu umeze urasa n'Imana. Ntagira wongera kugutesha umutwe. Hari abantu babwira ngo muri bagufi agahita babara agahinda, bikarangira ahagaze ku nkweto irutiye inambara. Kabati ubugufi sinabwihanganira n'abantu barabubonye. Hari n'abandi bantu babwira bati nyamuneka mbega none uko wabaye urwirungu wabaye urukara byacitse byagenze bitagahita ava hajya kwisiga, ugasanga hamwe yabaye icyatsi ahandi ubururu kubera kutiyakira. Izo ni impamvu. Ariko ubwo buryo usa n'Imana. Munyikirize ngo amen. Ubwo buryo ureshamo niko mu ijuru babiremye. Ubwo buryo urebamo niko mu ijuru babishaka. Nagira ugutera stress, mwiyakire abo muri bo. Munyikirize ngo amen. Hari n'ubwira ngo urabyibushye urakabije, agahita ashoka indimu n'amazi ashyushye akavata ibintu ntago nabyemera neza, niyongere kurya kanywa amazi ashyushye kubera kutiyakira. Ariko uko kuntu umeze usa n'Imana. Haleluya. Bakoze inama bavuga ngo tureme umuntu ase natwe. Mu ijuru baremye umuntu witwa Adamu, kandi uburyo bamuremyemo ntago bashaka kwaba inzererezi. Bashyizeho ingobyi ya Edeni irimo ibintu byose ngo yarakwiye kubona. Haleluya. Baramushorera bamujyanamo, baramuga bati ngaho ibereho nuko nguko mu ijuru twagutekerejeho. Bamusigamo barigendera. Bageze mu ijuru barongera bakora indi nama. Baravuga turiya muntu irungu ryazamwiciramo hariya. Urumva ibintu bibwira ku muntu byo ni byiza gusa. Munyikirize ngo amen. Bahita bagaruka bamuryamishamo gakeya, bamukuramo urubavu, bamuremera umugore. Baravuga ati dore nguyu ahita mwita akagufa ko mu magufa ye. Murahari ngo munyikirize ngo amen. Aranjera baramubwira, arababwira ati ngaho nta kandi kazi tubahaye usibye guhingira ingobyi mukanayirinda. Basiga bigendeye. Haleluya. Basiga barya imbuto nta kibazo, bavoma amazi za Pishoni na za Ufurate nta kibazo, nta stress zari zirimo. Waceho gakeya se murahari. Munyikirize ngo amen. Ndikwana mutari kubyumva, kandi Imana yibwiraga ko ibahaye kuzajya barya imbuto iteka bataziguze ku kiro. Muranyumvise? Ntago baziguraga ku kiro, nta kuvoma amazi ya 200, bavomeraga ubuntu za Pishoni, nta kugenda na mituweli, nta kugenda na tapandigo, kubwiherero kwari ubuntu. Ubu twishyura 100. Urumva ibyo byose nta byari birimo. Nta gereza zari zubatsemo,
nta bitaro byari birimo, bari bagiye kubaho barya barinda bahinga gusa nta bindi. Se muri hano haciyeho umunsi umwe muri baratarabuka aragenda, bagira impano yo kugenda batavuze. Baragiye, uramubaza utese ugiye hati ndi hano muri quartier, wakongera kumuhamagara ukumva yageze mu mujyi. Burya niko bateye nta kundi, bajye bagerageza bavuga bagende bavuza aho bagiye. Mwabamenye Imana ibahe umugisha. Inzoka ibiraje, inzoka ije ihasanga mugenzi we. Ameze mwiriwe mumeze muti? Haleluya. Hano mbonye mama Beki ndamushuje mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Noneho hano mubayeho muti? Ndaravuga ati hano turarya tukanywa, nta bintu byinshi by'ibiserese, hano tubayeho neza. Murya iki? Ziriya mbuto z'umutuku na ziriya z'ubururu na ziriya z'icyatsi na ziriya z'umuhondo, usibye ziriya zera kuri kiriya giti nizo tutarya zonyine, nizo zitemerewe. Kuko nabo baravuga bakisanzura, baravuga nta bintu byo kwitangira, barirambura iyo bari kuvuga nta bintu byinshi. Birangira nacyo agize gute akivuze. Nabo mwabamenye, Imana ibakire mu bayo. Ndakabunga itireka da. Iyo ababwiye arabashutse yagira mutamenya ubwenge nk'ubwayo, cyangwa se mutazashiduka muri aho ituye. Musorome mwirira imbuto ntawe zishe. Abarasoromye abarakase. Mugenzi watashe aramubwira ati rero namaze kumenya yuko ufashe ramberi yunguka, tugiye tukayifata nta kibazo. Nabo bumva ko barumvirana nyine nuko baremwe. Baba bagize gute barariye. Se muri hano ngo bamare kurya ako kanya, ibintu bibicaje aha ubu nibyo byinjiye uwo munsi. Ibintu byatumye mwicara aha byinjiye uwo munsi. Se muri hano haleluya. Guhera ako kanya ituye mu ijuru ry'abera izabana n'abera, irababwira iti munsohokera hanjye, nari nahabatuje nzi ko muzahaguma, nibyo nari nabonye byababera byiza, munsohokera hanjye. Ibanaga hanze mu mifatangwe. Se murahari? Munyikirize ngo amen. Ingobyi yayo irayizitira, irangije irigendera. Noneho wumva ukuntu ibyo yibwira kutugirira ari byiza. Igitangaza n'uburyo no mu mifatangwe ihadusanga. Se murahari? Tugahinga imyumbati kera, tukahahinga ibijumba bikera. Murahari ngo munyikirize ngo amen. Iyo ibitibwira ibintu byiza, se muri hano n'amazu tubamo ntayo tuba dufite. Iyo ibitibwira ibintu byiza na soya duhinga ntiziba zera, ariko kubera ko ineza yayo ihora ku bantu yaremye, niyo mpamvu n'ubu twicaye imbere yayo. Mbonye abantu bayikomeye amashari bakeya, ndababaye cyane. Haleluya. Mwaje gusenga, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwemere tugabanye ibihe byo guterana, twongera ibyo gusenga, niho tuzaramira inaha. Imana ibahe umugisha. Bibiliya ivuze ngo iki? Bageze hanze babyara abana babiri. Uwa mbere ni Gahini na murumuna wa Beri. Imyaka irashira bamaze gukura bajya gutura Imana. Urahari? Babera aravuga ati yadusohoye mu ngobyi ya Edeni, igatuma tugenda na tapandi go, bikadusaba kwishyura mituweli no gufata indangamuntu no kugura inkweto no kugura ikanzu no kugura byose ibintu byatangiye uwo munsi. Ubundi bambaraga inkweto imwe n'ikanzu imwe bikarangira. Murahari? Naho umuntu atayihendahendesheje amaturo, nibura ngo aramira inaha ntibyavamo, atwara ituro ritubutse ajya gutura iyamuremye. Noneho Gahini ateramo imibare, asanga akeneye ikibanza, nayatanga araba yishe imibare, azana ituro ritubye imbere y'Imana ngo bombi bature. Irya Beri rirazamuka no ku mazuru y'Imana iti murahari? Irya Gahini ryo rirasandara ntiryarushya rigerayo. Gahini uhereye ako kanya arakara umujinya, uburakari buruzura, ngo umutima we wuzuramo umwuka w'ubwicanyi. Se muri hano? Ntiyababarira murumuna we, ariko Imana irashoboye.
none n'ubu kubera ibyo yibwira ka hegitari mwagabanye muri 12 ntibarakagutsindamo, kandi abagabanye isi bo baratsinzwe baricana. Urumva Imana itaraje? Reba ukuntu mugabana hegitari mukayumvikaniramo, umwe akemera agatwara metero 7 undi agatwara 8, ariko nyine mukanahava. Naho bo kugabana isi byaranze kuko yose yari iyabo. Isi yari iya papa na mama n'aba bana bombi uko ari babiri. Wari utaraza nanjye ntaraza, se muri hano. Birangira Gahini yishe Abeli. Aramubaza bati niko abaciyeho bati ku rusengero haguye umuntu, se muri hano. Urumva byatangiye ryari? Kera nta bintu byinshi. Imana idufashe aho tuharenga. Bibiliya avuga ingeso z'abantu zikomeza kuba mbi. Tugere hano nasomye kugira tuze kubona uko dusenga. Hanyuma ngo zibaye mbi, ngo Imana iri mu ijuru igira umubabaro ku buryo ngo wagize intimba yenda kuyica, ngo yumvira ababaye, ngo ifata umwanzuro ukomeye kandi uremereye wo kurimbura ibintu byose bihumeka yagize gute yaremye. Ariko ngo irebye mu isi ibona harimo umuntu. Munyikirize ngo amen. Vuga ngo icyama akaba ari njye. Hari abantu batinye kubivuga. Nananga ibanyamo umuntu ibona n'umugabo witwa Nowa. Iravuga iti ibi bintu ntago nabikora ntabimubwiye. Irangije ijyayo. Urumva nabwo yagiyeyo. Mbese ibintu yibwiraga ni byiza gusa. Igiyeyo murahari ngo munyikirize ngo amen. Igiyeyo iganiriza Nowa. Iravuga iti ufite umubabaro w'abantu naremye, kandi nafashe icyemezo cyo kubarimbura nkabamara. Nowa ntago ameze nka Mose. Mose Imana yimubwiye ngo ngiye kubica, ahita azamuka umusozi akajya gutakamba. Nawe Imana yimubwiye ngo ngiye kubica, ahita yibaza icyo yifashe. Nta bintu byinshi, we ntagaburana. Imana idufashe kandi tugire neza. Imana iramubwira iti shaka igiti cyitwa gofero, ndashaka ko wubaka inkuge. Nabwo urumva yari yishyizeho kugira ngo abantu bazabone ubuhungiro. Urumva nabwo ni byiza yari yibwiye. Munyikirize ngo amen. Sifa kwa Mungu. Irangije ambwe tushaka igiti cyitwa gofero. Nowa atese ko kiva kure. Imana iti nushaka kujya ujya kugikura icyangugu ariko uze wubaka inyamata hakomere. Ko mutanyumvise? Irambwe iti nushaka ujya uva hano ujya kugishaka iyo bigwa ariko uze wubaka inyamata hagire gute hakomere. Nowa aravuga ati akazi mpawe n'Imana sinakareka. Imana iramubwira iti ngaho dore uburebure, dore umuzenguruko, dore ubwerekeza bw'ibyumba, dore ubw'amadirishya, dore izabigeretse gutya, tangira akazi. Imana irigendera, Nowa atangira gahunda. Munyikirize ngo amen. Nowa arubaka, aratangira akajya ahamagara ati yemwe muze twubake. Ahamagara abagabo ngo baze, ahamagara abagore ngo baze, ahamagara abakobwa n'abasore ngo bagire gute ngo baze. Se muri hano barubaka imyaka 120. Barangije imyaka 120 ishira, Nowa yubaka amanywa nijoro. Abantu bakajya baza bakamufasha, barangiza bakigendera. Imana idufashe kandi tugire neza. Hakaza ikigurupe cy'abakobwa bakaza bakaririmba, Nowa akajya agira ngo baje kubaka. Birangira batagize gute badahari. Twasaba Imana ikadufasha. Murahari ngo mukirize ngo amen. Inkuge yuzuye, Nowa ahari wenyine na bene wabo. Se muri hano Imana irangije iramubwira iti rero Nowa, hari ibintu mbonye ubwo abantu banze kumva. Muri hano ubwo abantu banze kugira gute, n'ubu dore ntibaje iyo baza bose urusengero ruba rwuzuye. Se muri hano ubwo abantu banze kugira gute kumva, mpamagarira imbwa ushyiremo 2, igihwera umwe na kigenzi cyacyo ashiramo. Muri hano mpamagarira inzoka 2, ibikobra, ibicira, incarwatsi ushyiremo, kuko yamubwiye ngo mu nyamaswa zizira uzashyiremo 2 ibigabo n'ibigore. Siko twasomye. Hanyuma mu nyamaswa zitazira ushyiremo 7 ibigabo n'ibigore. Hanyuma mu biguruka byo mu kirere ushyiramo 7 ibigabo n'ibigore. Umva ukuntu ishaka. Iravuga ngo kuko ndashaka yuko bijyamo, niba abantu banze kujyamo bari byo ushiramo. Se muri hano
kugira ngo nabyo bizororoke urubyaro rwabyo rwuzure hehe mu isi. Ubwo ni ukuvuga ngo Nowa ahawe itegeko rikomeye byo kubana nabyo. Ko mutanyumvise, irangije imusigira akazi gakomeye, iramubwira ngo bihamagare byose bigira gute bijyemo, numara kubishyiramo ubishakira ibintu bizabitunga. Imana idufashe. Mbega Nowa akazi afite gakomeye, ko ndamwegamye gutya nk'abatagafite. Kandi nenze ko ndi kuganira na Nowa waje gufata akazi hano Nyamata. Munyikirize ngo amen. Biramusaba guhunikira inshishi, agahunikira n'ibimonyo. Ko mutanyumvise, agahunikira nyamuca, agahunikira n'intozi, agahunikira insenene n'inswa, agahunikira kobra n'incarwatsi, agahunikira ibiryambeba n'imbarabara, agahunikira ingagi ndetse n'inguge, agahunikira inkende n'ibitera. Ko mutarimo munyumva? Haleluya. Agahunikira imisambi n'ibiyongoyongo, agahunikira ibisiga n'uduca, agahunikira imberebere n'ibikona, kugira ngo byose bibone ibigira gute. Mbega akazi, mumbwira ngo akazi keza Nowa we. Haleluya, haleluya, haleluya. Agahunikira ingona, agahunikira n'ingagi, agahunikira n'urusamagwe, agahunikira n'intare, agahunikira n'ingwe n'injangwe, agahunikira n'isiha. Ko mutarimo munyumva, agahunikira n'imbeba. Yavuze ngo ubishyiramo byose bibeho. Murahari ngo munkirize ngo amen. Hunikira ingurube, hunikire n'ihene, hunikire inka, ahunikire n'intama, ahunikire abana, ahunikire n'abakuru, ahunikire abakwe, ahunikire n'abakazana. Ariko mbega akazi, muri hano ngo munkirize ngo amen. Ngo mwabuze akazi harya mwakira akazi mu izina rya Yesu. Oh, Imana idufashe kandi tugirire neza. Haleluya. Nowa ajya abishyiramo. Umva uko Bibiliya ivuze ngo bimaze kujyamo byose Imana irakinga. Igira gute? Mubwira ngo hanze harafunze. Hanze hagize gute? Kandi Nowa niwe ugomba kugira gute gukurikirana ibigiyemo. Nta bintu byo kurushya impyisi ngo ize gukoropa urusengero. Nowa agomba kukikorera. Nta bintu byo kubwira ihene ngo ize kuzinga imikeka. Nowa agomba kugakora. Nta bintu byo gufata isiha ngo ayigire kontabure. Nowa agomba kubyikorera. Bikayatunga. Nako namwifasha nk'abadafite akazi. Ntabwo Nowa yabwira ingurube ngo iyiyirize ubusa. Agomba kuyasenga. Ko mundeba nawe. Ntabwo yabwira umusambi ngo ateke igitambaro imyaka yose. Nowa agomba kugiteka afite n'umutima mwiza ufite isuku. Murahari ngo munyikirize ngo amen. Muri ritano ndi kuganira na Nowa ngo yongere asubira ku rugamba, yongere haleluya. Imana yamwemereye ko izamurinda. Sifa kwa Mungu. Nta bintu byo kuvuga ngo yanceyeho irankandagira urwara ruvamo. Mu byo yahunitse harimo n'imiti uyo kwiyomora. Ko mutanyumvise. Haleluya. Nta bintu byo kuvuga ngo turi kuririmba nayikandagira muka. Oya. Nowa agomba kuziririmba kuko byemerewe kubamo. Ko mutanyumvise.
Nuko ndamwifasha nk'abadafite akazi, mwakira akazi, akira akazi na wawe. Munyikiriza ngo amena. Sifa kwa Mungu. Imana idufashe kandi tugire neza. Ntabwo Nowa yababara ngo ajye gushakira akaya ku mpyisi ivuga ihuma. Biramusaba kuba yibitsemo imiti imuha ibyishimo bya buri munsi. Biramusaba kuba yibitsemo imiti mwuzuza umwuka wera. Sifa kwa Mungu. Urumva akeneye amasengesho cyangwa ntayakeneye? Akeneye makeya cyangwa akeneye ay'umurengera? N'ay'umurengera, kuko mbere ntibyari birimo. Se murahari? Munyikiriza ngo amen. Imana imushyiranamo nabyo, ndetse n'abana be n'abakazana ndetse n'abakwe. Ubu birimo. Amutanye imbeze. Ntabwo yabwira akanyamasyo ngo ihute. Ihute uzana amazi. Oya. Mada yako kagenda buhoro. Ko mutarimo munyumva. Ntabwo yakora inama kandi abizi ko harimo ibishwi n'inyombya. Kuko inyombya no mu mvura iri yaranje kavuga. Ntabwo murazumva, muri voka mu mvura. Njya kumva irito iravuze. Nta bintu byinshi. Ubwo yo kuntu wakora inama ihari ukibwira yuko izaguma aho muri, ntabwo byakwemera. Birasaba Nowa kuba ari maso. Se murahari? Menya nababwiye nawe ariko ndaje ntahe. Munyikiriza ngo amen. Akazi keza Nowa we. Kandi hanze harafunze ntibyemewe gusohokamo. Sinzi n'uwatangaje ngiye kumva numva baravuze ngo ku ruhimbi rwanjye nta deshire izongera kuhagera, nta niherena. Umuntu yarazi ko nibura hatobotse gatariho umuntu yaruhukira. Kumbi naho byaranze. Hanze hagize gute haranyerera. Murahari ngo munyikirize ngo amen. Hanze hagize gute haranyerera. Sifa kwa Mungu. Dukeneye amasengesho. Ariko muri ibyo byose hari ibintu Imana yibwira yatugirira. Nimunyikiriza ngo amen. Aracinya amata atanga imbaraga z'umurengera. Tukaririmba kandi bihari. Tukabwiriza birimo. Tukahimba izindi ndirimbo bihari. Nimunyikiriza ngo amen. Nta bintu byo kuvuga ngo nari nayabitse ngo isihira yatwara. Nagomba kuyabikaho isaha zitagera, kuko hariho ububiko ubufubitse. Murahari ngo munyikiriza ngo amen. Nta bintu byo gusigana. Nagomba kwiyumvamo amasengesho agahita yatangira atavuze. Sifa kwa Mungu. Nta bintu byo kwirara. Nagomba kwiyumvamo indirimbo akayihimba akayizana. Nta bintu byo kwirara. Se muri hano? Ariko iramwemereye ngo izamurinda. Imana yemereye uburinzi Nowa muri iyi nkuge. Nowa yemereye uburinzi muri iyi nkuge. Nubwo bikomeye. Se muri hano? Haleluya. 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 Mana natako ndamundeba na. Nta muntu mwari mwabona uza gusenga ariko akaza azanye na ritiko ya ji. Cya gicupa kinini. Mukizi bakita ritiko. Akaba yarimo na cya ritiko giteretse hano. Tuyarima twatangaje ayitatu. Warucupa runini. Ntabwo uruzi bimwe byaje by'ubururu n'icyatsi n'umukara n'umuhondo. Kikaba giteretse ahangaha. Twakibyinira kawakabonye. Babyumvise? We yananirwa gasoma. Wamubaza uteze kuri kunywa kandi tuyarimo. Ati ndashaka ko umubiri ukomeza ukagira imbaraga.
ukibaza icyo gisubiza gushubisha uburyo gipfana n'amasengesho nabyo bikagucanga. Birasaba no kuyasenga atarebye kuri ritiko. Murahari ngo munyikirize ngo amen. Se muri hano ngo munyikirize ngo amen. None uraba ahantu babera babi, niyo yaraye arimo ajya guhaguruka iyo bavuze ngo duhaguruka, agahaguruka nka ritiko igiye gukata mu muhanda mutoya, none ukajya ugira ngo ayarimo. Se muri hano twanavuga ngo tubyine, yakoma amashyi akanagira gutya ukabona yarimo, ariko mu ijuru bo bamureba bakavuga bateze n'ubundi ko yayinyoye